Abarenga ibihumbi 10 bafunguwe binyuze mu bwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyitwa igihe.com, inzego z'ubutabera mu Rwanda zatangaje ko amadosiye arenga ibihumbi 12,900 yarangijwe binyuze mu nzira y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, bituma abarenga ibihumbi 10 bafungurwa, abandi bahabwa ibihano bito kuva mu Ukwakira 2022 kugeza muri Nzeri 2024. Politiki yo guteza imbere ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha yatangiye tariki ya 11 Ukwakira 2022 hagamijwe kugabanya ubucucike muri gereza zitandukanye mu gihugu. Nyuma yaho gato huba ikigo cy'ubuhuza ku bufatanye bwa Minisiteri y'Ubutabera n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere mu Rwanda UNDP, ndetse imibare igaragaza ko biri gutanga umusaruro ufatika mu gukemura ibibazo bitandukanye hatisunzwe inkiko. Umushakashatsi mu by'amategeko mu rukiko rw'ikirenga unashinzwe gukurikirana amadosiye akemurwa mu bwumvikane bwo kwemera icyaha n'ubuhuza Emmanuel Maniragaba kuri 24 Nzeri 2024 yabwiye itangazamakuru ko kuva mu mwaka wa 2022 kugeza muri Nzeri 2024 abantu barenga ibihumbi 10 bamaze gufungurwa binyuze muri gahunda ya pre-bargaining. Ati kuva tariki ya 11 Ukwakira 2022 kugeza tariki ya 20 Nzeri 2024 amadosiye agera ku bihumbi 12,977 amaze kurangirira mu nzira y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha pre-bargaining. Kuvuga ngo ni ya madosiye yari yaraheze mu nkiko arimo abantu barenga ibihumbi 12. Muri abo abagera ku bihumbi 10 birenga bamaze gufungurwa kandi bamaze kwiyunga nabo bari barakoreye ibyaha. Rero ni politiki idufasha gutuma uwakorewe icyaha n'uwagikoze biyunga bakajya kuba mu muryango umwe. Maniragaba yahamije ko bafunguwe harimo abahawe ibihano bito cyane ugereranyije n'igihe bari bamaze muri gereza, bahita bataha, n'abahawe ibihano bisubitse n'ibindi. Ibi kandi byatumye imanza nyinshi zigabanyuka mu nkiko, bityo iz'abacamanza basigaranye babona umwanya wo kuzisesengura no gutanga ubutabera bunoze. Nshuti bakunzi ba P4 TV Official, uyu munsi tariki ya 27 z'Ukwakira 2024 turarebera hamwe amategeko agenga ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, uko bukorwa, ubukora n'akamaro bufitiye ababuranyi. Tunasaba abatarakora subscribe kwikora no gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro duteguye bijye bita bibageraho. Ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha buteganywa n'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha, ndetse hashyizweho amabwiriza ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga nimero 002/2023 ya tariki 5 z'Ukwakira 2023 agenga ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Ingingo ya 2. Igisobanuro cy'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Cya mbere ni ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha ni inzira ituma uregwa yemera kwemera icyaha nk'ingurane yo kugabanyirizwa umubare w'ibyaha akurikiranyweho cyangwa isezerano ahabwa n'ubushinjacyaha cyo kutamusabira igihano gisumba ikindi giteganyijwe n'itegeko. 2. Amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha agomba kugaragaza igihano ubushinjacyaha bwasezeranyije gusabira uregwa, ibisabwa kugira ngo ukekwaho icyaha arekurwe igihe yarasanzwe afunzwe, n'uburyo bwo kwishyura uwakorewe icyaha igihe ari bimwe mu bigize amasezerano. Ingingo ya 3. Intego z'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Intego z'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha ni: icya mbere, kurushaho kunoza ireme ry'ubutabera mpanabyaha hagamijwe guca imanza nshinjabyaha mu buryo bwihuse, bunoze, butanga ibisubizo byizewe, byitezwe, biteye kimwe, budahindagurika kandi buboneye. 2. Gufasha uregwa n'ubushinjacyaha kugera ku bwumvikane buri wese yumva, asobanukiwe ingaruka zabwo kandi bugamije kugera ku mwanzuro ukwiriye ndetse uboneye mu birebana n'imanza nshinjabyaha. 3. Ni ugukemura no kugabanya ingaruka z'ibyaha ku wagikorewe cyangwa kimwe muri ibyo,
kane ni ugufasha mu kugabanya ibirarane by'imanza n'ubucucike mu igororero. gatanu ni ugushishikariza abaregwa kwiyemeza guhindura imyitwarire bakirengera mu buryo bukwiye ingaruka z'imyitwarire yabo. gatandatu, gushishikariza abakorewe icyaha kugira uruhare mu ikurikiranacyaha. karindwi, kwemera icyaha ni ugufasha gutahura amakuru ataramenyekana yerekeye ibyaha byakozwe. Ku ngingo ya kane ni imbibi z'imikoreshereze y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Hano turasangamo ibice bitatu. Igice cya mbere, ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha bukoreshwa ku byaha byose. Icya kabiri, inzego zigira uruhare mu iyubahirizwa ry'inzira y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha n'abandi bafatanyabikorwa bashobora kumvikana ku bwoko bw'icyaha n'ifasi guherwaho mu gushyira mu bikorwa ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, kimwe n'uburyo bwo kwagura imikoreshereze yabwo. gatatu, amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha ashobora kureba cyangwa gushingira kuri byose cyangwa bimwe muri ibi bikurikira. icya mbere, kwemera icyaha kuregwa nk'ingurane yo kugabanyirizwa ibyaha akurikiranyweho cyangwa kudakurirwaho ibyaha biteganyirijwe ibihano biremereye. kabiri, kwemera icyaha kuregwa nk'ingurane yo gusabirwa igihano gito. gatatu, kwemera icyaha kuregwa nk'ingurane yo gusabirwa guhita afungurwa by'agateganyo cyangwa yo gusaba urukiko kurekurwa iyo uregwa yafunzwe n'icyemezo cy'urukiko. kane, isezeranya ry'uregwa ko azafasha nk'umutangabuhamya w'ubushinjacyaha nk'ingurane yo kugabanya ibyaha aregwa cyangwa ibihano cyangwa byombi. gatanu, kwemera bimwe mu byaha aregwa nk'ingurane yo kureka urubanza kuri kimwe cyangwa byinshi mu byo akurikiranyweho mu gihe ari byinshi. gatandatu, kwishyura ihazabu nta rubanza ku cyaha kitararegerwa urukiko. Ingingo ya gatanu, imiterere y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha akorwa buri gihe mu nyandiko kandi agashyirwaho umukono n'impande zose ziri mu biganiro. Ayo masezerano agomba gukorwa hakurikijwe ibi bikurikira. icya mbere, iyo impande zose zigeze ku bwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha zishyira umukono ku masezerano y'ubwo bwumvikane. Ayo masezerano niyo ashyikirizwa urukiko. kabiri, igihe amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha arimo uregwa ataragira imyaka y'ubukure uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 14 na 18 y'amavuko. Ibyerekeye ingingo z'uburyozwe n'imbonezamubano n'ayo masezerano zemezwa n'umubyeyi cyangwa umwishingizi cyangwa umuhagarariye mu rwego rw'amategeko. gatatu, iyo amasezerano y'ubwumvikane arimo ingingo ijyanye no kwishyura ibyangiritse uwakorewe icyaha, uwatanze ikirego cyangwa umuhagarariye mu rwego rw'amategeko agomba gushyira umukono kuri ayo masezerano. Turebere hamwe ingingo ya gatandatu, ni inzira y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Inzira y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha ishobora gutangizwa aho urubanza nshinjabyaha rwaba rugeze hose kandi ku rubanza urwo ari rwo rwose mu gihe urukiko rutarafata icyemezo. Iyo bishoboka, umushinjacyaha aharanira ko ibiganiro by'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha bitangizwa hakiri kare. Turebe ingingo ya karindwi, ni inshingano y'urukiko. Inshingano y'urukiko rubanza mu nzira z'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha ni ukwemeza amasezerano. Iyo urukiko rutemeje ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, uregwa ashobora guhitamo kwisubiraho ku byo yemeye akazaburana urubanza cyangwa se akemera ibikubiye mu bwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha hitawe ku mpinduka umucamanza ashobora kugaragaza ko zikenewe mu masezerano. Ku ngingo ya 8 ni imiburanishirize mu rukiko. icya mbere, ababuranyi bashobora kumenyesha urukiko ibiganiro by'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha bikorwa kandi bakarusaba inama zirebana n'ibihano bishobora gutangwa mbere yo kurushyikiriza amasezerano kugira ngo yemezwe. Urukiko rugomba kumvikana nk'urufite ububasha bwo kuburanisha icyaha kirimo gikorwaho ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. kabiri, iyo umushinjacyaha n'uregwa bumvikanye ku masezerano yo kwemera icyaha,
ayo masezerano ariho umukono ashyikirizwa urukiko rubifitiye ububasha kugira ngo ruyasuzume. 3. Urukiko waregewe. Urukiko rwaregewe rusuzuma niba uregwa yaremeye kwivutsa uburenganzira bwe mu rubanza abizi neza kandi ko yemeye icyaha nta gahato. Agahato karimo gukoresha uburyo burimo amayeri yo kumukangisha kumurega ibyaha biremereye kugira ngo akunde yemere icyaha gikubiye mu nyandiko itanga ikirego. 4. Mu kuyasuzuma, urukiko rushobora kwemeza cyangwa kwanga amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha ariko ntirushobora kuyahindura. 5. Mu gihe urukiko rutemeje ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, igihe rukora icya mbere, abacamanza bashobora kugira inama ababuranyi ariko bemerewe kugira uruhare rutaziguye mu biganiro by'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. 2. Uregwa afite amahirwe yo kwisubiraho ku kwemera icyaha cyangwa kwemera ingingo zagaragajwe n'urukiko ko zikenewe mu masezerano. 6. Mu miburanishirize mu rukiko, icyemezo cy'urukiko ku byerekeye ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha ntikijuririrwa. Icyakora iyo inzira z'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha zaranzwe no kwica amategeko bikabije cyangwa kutubahiriza uburenganzira bw'uregwa ku butabera buboneye, uregwa ashobora gusubirishamo icyo cyemezo muri urwo rukiko. Turebere hamwe ingingo ya 9. Impamvu zatuma habaho gusubirishamo icyemezo cy'urukiko. Impamvu ya mbere, uregwa ashobora gusubirishamo icyemezo cy'urukiko cyemeza amasezerano y'ubwumvikane hashingiye ku kwemera icyaha iyo a. Atamenyeshejwe ingaruka zijyanye n'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. b. Atabonye umwunganizi kandi yaramusabye. c. Yemeye amasezerano y'ubwumvikane ashingiye ku kwemera icyaha nta bushake kubera ko yashyizweho agahato cyangwa ibikangisho cyangwa afite ubushobozi buke bw'ubwenge cyangwa harabayeho uburiganya. Impamvu ya kabiri, mu gihe hari nibura imwe mu mpamvu zivuzwe haruguru, uregwa cyangwa avoka we asaba urukiko mu nyandiko iherekejwe n'ibimenyetso gusubiramo icyemezo ku masezerano y'ubwumvikane ku kwemera icyaha. Ingingo ya 10. Inshingano y'umushinjacyaha. Cya mbere, umushinjacyaha agomba kumenya neza ibisabwa bikurikira bihari mbere yo gutangira inzira y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. a. Umushinjacyaha yasoje ibazwa ry'ibanze ry'uregwa. b. Umushinjacyaha yamenyesheje uregwa ku rwego rwose urubanza rugezeho uburenganzira bwe ku bwunganizi kandi ko iryo menyesha ryanditswe muri dosiye. c. Kuba urukiko rwaregewe rutaratanga igihano kigenewe uregwa ku cyaha aregwa. Icya kabiri, umushinjacyaha amenyesha mu nyungu z'ubutabera uregwa na avoka we amakuru yose ya ngombwa, inyandiko cyangwa ibindi bintu yabonye mu gihe cy'iperereza mu rwego rwo gufasha uregwa gufata icyemezo gitekerejweho ku bijyanye n'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Ingingo ya 3, menyesha amakuru ntibigomba kubangamira umutekano w'igihugu, umutekano n'uburinzi bw'abatangabuhamya n'uwakorewe icyaha cyangwa ubudakemwa n'imiburanishirize y'imanza. Ingingo ya 4, umushinjacyaha ntabwo agomba kwemera ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha hashingiwe ku byabaye biyobya, bitari ukuri cyangwa bidahuye n'inyurabwenge nyakuri. Iyo bigaragaye agomba guhita ahagarika ibiganiro. Ingingo ya 5, mu gihe hagati mu biganiro by'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha bigaragaye ko hari ibikorwa by'ingenzi biri mu bigize icyaha byahishwe cyangwa byaragaragajwe ko bitari n'uregwa agamije kuyobya, umushinjacyaha ahagarika ibyo biganiro. Turebe ku ngingo ya 11, ibyitabwaho n'umushinjacyaha. Naho harimo ibice bitatu. Igice cya mbere, umushinjacyaha agomba mbere yo gutangira amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha kwita ku nyungu z'uwakorewe icyaha, uwatanze ikirego n'umuryango, kandi yita nanone kuri ibi bikurikira: a. Imiterere n'imikorere y'icyaha. b. Amakuru ndangabihano y'uregwa niba ahari. c. Igihombo cyangwa ibyangijwe ku wakorewe icyaha cyangwa uwatanze ikirego. d. Inyungu rusange. e. Andi makuru ya ngombwa. Cya kabiri, mu gihe amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha yagezweho,
umushinjacyaha agomba kugenzura ko yashyizweho umukono kuri buri rupapuro n'uregwa. Mu gihe akiri umwana utarageza imyaka y'ubukure, bikorwa nawe n'umwishingizi mu rwego rw'amategeko. 3. Agenzura kandi ko muri ayo masezerano uburenganzira bw'uwakorewe icyaha bwubahirijwe. Turebere hamwe ingingo ya 12. Uruhare rw'uregwa n'urw'avoka we. Icya mbere, uregwa cyangwa uhagarariye uregwa nawe ashobora gutangiza ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Mu manza ziregwamo abana bari munsi y'imyaka 18, ababyeyi cyangwa abishingizi babo bashobora gutangiza kandi bakagira uruhare mu biganiro by'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. 2. Mu gihe hemejwe kujya mu bwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, uregwa afite uburenganzira bwo kumenyeshwa ko afite uburenganzira bwo guhitamo no kunganirwa n'umunyamategeko kugira ngo amufashe mu gufata icyemezo cyo kwemera ubwumvikane. Abaregwa batishoboye bifuza avoka bashobora gusaba perezida w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda serivisi za avoka zitangwa ku buntu. 3. Uregwa wifuza kuba yunganiwe n'umwavoka agomba kuba yunganiwe mbere yo kugera ku bwumvikane ushingiye ku kwemera icyaha. 4. Uregwa ashobora icyakora guhitamo kugira uruhare mu nzira y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha atunganiwe n'umwavoka. 5. Mbere yo kugera ku masezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, uregwa afite aho urubanza rwaba rugeze hose uburenganzira bwo kuvugana na avoka we mu buryo bw'ibanga. B. Imikoranire yose na avoka, ubushinjacyaha ndetse n'urukiko igomba kuba iri mu rurimi uregwa yumva neza. Avoka agomba kugenzura ko inyandiko zose zanditse cyangwa zihinduwe mu rurimi uregwa yumva neza. C. Avoka agomba gusuzuma neza dosiye y'urubanza mbere yo kugira inama uregwa cyangwa gukora amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. D. Avoka ahagarariye inyungu z'uregwa kandi kubera iyo mpamvu agomba gushishikarira kugera ku bwumvikane mu izina ry'uregwa, harimo no gutanga ibyifuzo bitandukanye n'iby'ubushinjacyaha ku bireba amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Icyemezo cyo kwemera ubwumvikane n'icyuregwa. Icyemezo cyo kwemera ubwumvikane n'icyuregwa. Avoka ntashobora kwemeza amasezerano y'ubwumvikane ashingiye ku kwemera icyaha mu buryo bunyuranyije n'icyifuzo cy'uregwa cyangwa mu izina rye. Cyakora uregwa ashobora gukora amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha atitaye ku nama agirwa na avoka we, cyangwa akanga ibyifuzo bikubiye mu bwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha byemejwe na avoka we. 6. Mu gutegura amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha agomba gushyikirizwa urukiko. Avoka agomba gushyiramo iby'ingenzi byose bishyigikira ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. 7. Mu gihe hakorwa ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, avoka agomba gufasha uregwa kurengera uburenganzira bwe mu gihe cyose ubwumvikane butaragerwaho, harimo ibikorwa byerekeye iburanisha ry'urubanza mu gihe bibaye ngombwa. Turebe ingingo ya 13. Uburenganzira bw'uwakorewe icyaha. Naho turasangamo ibice bitatu. Igice cya mbere, uwakorewe icyaha ashobora kugira uruhare mu biganiro by'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha iyo umushinjacyaha n'uregwa basanze bikwiye. Niyo uwakorewe icyaha atari mu biganiro by'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, umushinjacyaha agomba gukora uko ashoboye akamumenyesha akanamugisha inama kuri ibyo biganiro. 3. Mu gihe uwakorewe icyaha ari mu biganiro by'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, afite uburenganzira bwo kugira ibyo avuga no kugira ibyo asaba byerekeranye no kurengera inyungu ze. Ashobora gusobanura uko yakorewe icyaha n'ingaruka byamugizeho, gutanga amakuru ku mikorere y'icyaha, gusaba no gusobanurira indishyi ashaka. 3. Uburenganzira bw'uwakorewe icyaha ntibugomba kubangamira imigendekere y'ibiganiro by'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Ingingo ya 14. Ibyitabwaho n'urukiko mu kwemeza amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Mbere yo kwemeza amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, urukiko rugomba kwita ku ngingo zikurikira. Ingingo 9. Ya mbere, uregwa yabonye ubwunganizi igihe yabisabye, yabonye amahirwe yo kumugisha inama mu buryo bw'ibanga kandi mu gihe gihagije kugira ngo ahabwe ibisubizo binyunyuze ku kibazo cye,
Icya kabiri, ibiganiro n'uregwa harimo n'amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha ubwayo byakozwe igihe cyose mu rurimi yumva kandi mu buryo bumworoheye. Gatatu, mu gihe uregwa yakoresheje umusemuzi mu gihe cyo gusoza amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, umusemuzi yemeje mu nyandiko y'amasezerano ko ubusemuzi buhuje n'ingingo z'amasezerano. Kane, uregwa yumva imiterere y'ibyaha by'ibanze aregwa n'ibihano ashobora guhabwa kimwe n'imiterere y'ibyaha byemejwe ko ari byo akurikiranwaho n'ibihano ashobora guhabwa. Gatanu, uregwa yumva ingingo zigize ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha harimo n'ibyaha yemeye igihano n'inshingano ze. Gatandatu, uregwa yumva ko kwemera gukora amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha bituma atakaza uburenganzira bwo kuburana mu buryo busanzwe kandi ko bivaniraho ubushinjacyaha inshingano yo gutanga ibimenyetso. Karindwi, uregwa yemera ko urukiko rushobora kwemera ko no kwakira amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha cyangwa butayakira ndetse mu gihe ruyanze urubanza rugakomeza. 8, uregwa adakoreshwa n'ibisindisha ibiyobyabwenge cyangwa adafite intege nke z'ubwenge kandi akora amasezerano y'ubwumvikane abizi abishaka kandi yumva mu buryo bwuzuye inyungu n'ingaruka afite mu kuyakora. 9, uwakorewe icyaha iyo bikenewe kandi yabonetse yagize amahirwe yo kubona amakuru yerekeye icyaha na dosiye y'ubushinjacyaha kandi yagize uruhare mu gutanga ibisobanuro ku mikorere y'icyaha. Ingingo ya 15 ni ibiganiro n'iburanisha ku iyemezwa ry'amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Icya mbere, nyuma y'uko ifishi y'ubwumvikane yujujwe neza n'uregwa hamwe n'ubushinjacyaha, urukiko rusuzuma niba bikubiye mu masezerano bikurikije amategeko kugira ngo ruyemeze. Kabiri, iburanisha ku iyemezwa ry'amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha rishobora kubera mu igororero, mu rukiko cyangwa ahandi hantu hashobora kwakira iburanisha. Gatatu, ibiganiro ku masezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha bishobora kubera hamwe mu hantu havugwa mu gika kibanziriza iki cyangwa ahandi hantu hemeranyijweho n'impande zombi. Ingingo ya 16, kwanga kwemeza amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha bikozwe n'urukiko. Urukiko rufite ububasha bwo kwanga amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha kubera impamvu zumvikana. Mu gihe urukiko rwanze kwemera amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, rugomba kugaragaza impamvu kandi rukazimenyesha impande zombi. B, amasezerano atagaciro kandi ntashobora kwakirwa no gushingirwaho mu iburanisha rikurikiraho bijyanye n'iby'uregwa yari yakurikiranyeho. Ingingo ya 17, kwikura mu masezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Icya mbere, buri ruhande rushobora kwikura mu masezerano mu biganiro cyangwa mu masezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha aho urubanza rwaba rugeze hose mbere y'uko urukiko rugena igihano. Icya kabiri, kutubahiriza ingingo iyo ari yo yose y'amasezerano nyuma yo kuyemeranywaho ariko mbere y'uko yemerwa n'urukiko bishobora gutuma umushinjacyaha yivanamo. Ingingo ya 18, ni iseswa ry'amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Icya mbere, amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha aseswa kubera impamvu zikurikira: A, uburiganya; B, kugaragaza ibyabaye uko bitari; C, ukwibeshya ku byabaye; D, guhisha amakuru ku byabaye; E, urupfu rw'uregwa; F, agahato; G, kwisubiraho ku kwirega; H, kutemerwa n'urukiko. Icya kabiri, usanga mu ngingo ya 18, mu gihe amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha atagezweho, impande zose ziguma kugengwa n'ingingo zitegeka kubika ibanga cyangwa imbibi zishobora gutangazwa byerekeye amakuru yatanzwe mu gihe cy'ibiganiro by'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Muri icyo gihe ikurikiranacyaha rikurikiza inzira zisanzwe. Ku ngingo ya 19, ni agaciro k'amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha yemejwe n'urukiko. Amasezerano y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha aba ari itegeko yamaze kwemezwa n'urukiko. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, mwaduhamagara kuri telefone
079 08 58 217. Kandi niba mwakunze ibi biganiro mukore like, share, comment na subscribe. Ibyiza biri imbere.